kirabona hano turi ni aho bita Ziniya, urabona ni mu isoko, sinzi ahantu ukuntu nsanza nicyo kintu uteye ivi kabisa. Reka umukobwa yageze yifate neza, umukobwa ateye akaba nambaye neza, ariko uri kumugaragaza uburyo ateyemo, ariko kameramani wanjye nawe asigaye bamwita kamera nyasi. Besto mani mbabarira, mani reba turi mu isoko sibyo, at least ntabwo uri kurana n'abantu bakugose, ushize ivi hasi umuntu. Bebe. Call me Besto, I don't beg. You know? One is a kuri microphone. Okay. Beresa Wanyumva? Urayambara? Ntabwo ndi buyambara. Urabizi ufite umukunzi, sibyo? Uri Besto wanjye. Iyi meta ni inyambara, umukunzi wanjye ndamubwira iki? Babari. Iki ni ikiremwa muntu kandi Imana yaremye ku isi, amuhaye impeta y'urukundo kuko urukundo yamukunze. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi ba Slim Jesus TV, nanjye masaba mbifuriza komeza kugubwa neza aho muri mwese. Ubu ndi kumwe n'umusore akanuza karacanye, kamikoro karacanye akira. Aho muri kumwe n'umusore musanga mubizi ko tugenda tuzana abantu batandukanye batungura abakunzi babo. Uyu munsi yambwiye ati afite umukunzi aje kuba yatungura, ubu ngubu twari tugiye kumusanga ahantu yari umeze ute rero? Fresh kabisa. Meze neza. Wakwita ngo iki? Nitwa Mike. Witwa Mike? Mike, yes. Ko na vibe se ubwo biraza kugenda bite mwana? Ni myuka nshona. Myuka ndi nayo kabisa. Uyo kuri nayo. Ubwo tuje kuba twatungura umukunzi wawe, ufite impano wamugeneye. Umukunzi ni impano wamugeneye. Ni ngombwa se ngo nyite nyikwereka amana. Waretse ukayibona tugeze nyirize. Urabona ugeze. Niyo mpamvu wahisemo ko wavuga tureka umushyire impano cyangwa se uze kuba wamutungura kuri uyu munsi. Niko nabonye ko ari we munsi nyine ngomba kubikora. Niyo mpamvu ngiye kumutamo. Okay. Tugenda twiganira gake gake, ya dore hano turi ni muri Ziniya, urabona ahantu ari akavuyo k'abantu benshi, ntabwo ufite ubwoba ko abantu ari buze kuba baguseka bati uriya musore koko uri gukora biriya bintu. Ikintu cya mbere ntabwo twakora ibintu tutatekerejeho, sibyo? Ntabwo wakora ikintu utatekerejeho. Ibi ngibi byamfasha umwanya muremure kugira ngo mbitegure. Bigiye kubikora narabiteguye. Rero ibyo kugira isoni z'abantu, ndetse sindi umuntu. Ntabwo nagira ubwoba bw'umuntu. Hano turi n'ahantu haba ari abantu benshi cyane, urabona ko byanagoranye mu buryo bwo gufata amashusho n'iki. Ariko se nese urabizi neza ko ari hano ari? Ndabizi. Twahoze turi kumwe ariko namuyobye ndamubwira ati reka mbe ngo comotse naza turongera guhuza telefone. Yaje gukora iki se? Ashobora kuba yaje gushopinga. Ako ni umukira umuntu ashopinga cyangwa se ko plan mushopingira ahantu hameze gwe. Kirabona hano turi ni aho bita Ziniya, urabona ni mu isoko, sinzi ahantu yanatopingira mu isoko bisanga yaje kwihahira ibyo guteka. Uko byagenda kose ashobora kuba yavuyemo mu bintu nyine by'imyenda, akaba yazamutse mu mbuto. By'imbuto se mubizi ko ari ubuzima kuri twebwe. Nicyo kintu ukunda kuri sheri wawe? Uburyo ki akoramwe akazi. Agakora neza. Akazi agakunze byatanga. Akabikora fresh cyane. Okay. Sheri wawe nkungu muri kano kanya ni nk'iriya jambo wifuza ko wamubwira ko aka kanya ntabwo turi kumwe, sibyo? Ariko nubwo tugiye kumutungura azagira amatsiko kureba bya bintu byabaye. Ndashaka ko mubwira akantu azavuga ati kano kantu bavuze n'ahari nari nkwiriye kukumva. Akantu namubwira ndamukunda. Ibyo byonyine. Hari ikintu wamusezeranya? Byo namusezeranya nuko uzahora mukunda. Nta kuntu icyana cya kigucaka ati kino cyana ni cyiza, sinago ugiye kubaho. Aho yarari surahaza umwana.
oya nta muyobye mani yamuyobye kare nyine aho yari ari nyine ahantu ari ku buryo tuhita tumugera mu buryo aho butworoheye ari ubu ngubu nahabonye aho nahabonye noneho ukuntu bimeze sibyo njyewe iyo tujya gutungura abantu sinzi niba barabibonye hari tekinike nkoresha ndabanza akagusiga ahantu namara kugusiga ahantu njyewe nkagenda nkamuzana namara kumuzana bikagenda bite mukahura tu sibyo nta kibazo mani ngende tayari wowe noneho usigaye hano mbanza ngende ndebe muganize gake gake de ndamuzana mbahuze imbere kumutunga kabisa tumugeze urabona haba yibereye yaje kuba yahaha utuntu tumwe na tumwe kabisa kunzi wa Slim Jesus TV murabona ko umuringa ni hari tumusanze urabona ko yari yari kugira yari yaje kwihahira ariko reka twite tumufatira na kiri meze go tumuringa biteze biza makuru meze fresh meze neza kuri hano twaje hano gutembera hano mu gasoko gake gake naye mubonye batereka nze musuhuze ntabwo jamana none urantunga ko utari kuneza wawe merci ubona sigavuga ngo ikirere abantu iyo barebye ukuntu nyine wambaye gutya nyine ubwo umunsi wanjye babaye mwiza mba nabaye nk'abakobwa arabizi ntabwo ibintu by'abakobwa ari feelings zanjye ariko sinzi ukuntu mpamvu utakereka abantu kuri kamera ngo babone ukuntu wambaye umwana ubona ukuntu wambaye oya outfit bavuga ngo si the outfit ukanahindukira bakanareba aya mpindukira ikise nta nyasha ntabwo babereka nyashi kubera iki se bavuga ngo abakobwa bafite nyashi bakurura abagabo cyane bigatuma batagira abakunzi ako se dize ibyo nibyo bikuzanya ngaha mu isoko aribyo bintu banje ntabwo ibyo byari byo seka nkubaza ikibazo ugira umukunzi wowe umukunzi ndamufite ufite umukunzi wawe mwita gute wineza wa ni bya bibazo nyine ni kwa kundi n'ibyo navuga ngo abantu mumeze nkamwe bajya babeshya ko mufite nyashi cyangwa bavuga ngo muteye neza bituma ushobora gutendeka abakunzi banga ugasanga umwe umwita umukunzi ari n'undi oya njyewe ntabwo mfite umukunzi ntabwo mfite abakunzi mfite umukunzi nkagira besto subizi umukunzi ukagira na besto mfite umukunzi nkagira na besto ariko besto yitwa ngo iki hano hantu ushaka biragoye tugeze gutya tugusanze ahantu hari wikwamiye nyine mu gasoko kawe oya hano sinari maje byari karibwo narenje nari mvuye mu kazi ndavuga reka nce mu isoko ariko nyine ukuntu nsanze nicyo kintu Jiza umuntu ni muri ko reka turebe ubaza kuri noze reka turebe ninde se urumva ari nde wowe urumva ari nde ni umukobwa cyangwa ni umukobwa kanze muvuge ninde umva nyine mfasha nyine mfasha reka akaba ateye ivi kabisa reka n'umukobwa gerageza yifate neza umukobwa ateye biraguteye ivi kabisa biri seriye urabona abantu hano hose bavuza induru niwe ngareba nese Jiza nyine niba ngibi byakuzanye mwazanye se mwazanye besto mani mbabarira mani reba turi mu isoko sibyo at least nta nubwo uri kurana n'abantu bakugose ushyize ivi hasi umuntu mbese n'ikiri gushaka iyo mpita ntabwo nayambara ntabwo nayambara yambare kubera iki mani kambwiye Jiza mbabarira ngaho basi oya basi kuraho kamera oya ngaho kuraho kamera oya mani uri besto sibyo Vambwira uri besto ntabwo uri boyfriend turabizi nubwo twanakundana sibyo please ntabwo impeta nshaka kuyambara niki kintu nyine na kimwe cyonyine ufite cyapa yambere uvuga ngo abantu bikorera akazi yambere impeta uvuga abantu bikorera akazi urabona ngo bari no
Jiza mbuze n'ikintu mvuga hano hantu sibyo besto bibaza imyaka tumaze sibyo giye mwayerekare mu magara ngo dufite shoot nkagira ngo nyine ni shoot n'ubu nari nkubonye hano uje kunde bagira ngo tugiye muri shoot at least nyine murazanye sibyo nose ko tutabimbwiye basi nese arizanye kamusu basigira ikintu reba uyu mukobwa nyemerera ngira ikintu mubwira bewe nyumva se call me besto I don't babe you know waniza kuri microphone ndagute okay Beresa wanyumva afite kunyumva niki kintu nyine wumva ufite kuvuga se kano kandi urabizi igihe tumaranye imyaka irenga 10 tuziranye urumva none sinaka tumaze nyine ntabwo twarabakunze se twaraba basi reka mureka tuve hano tujye kubiganira sibyo n'ikintu byo mfite kuganira nawe wenda ikintu gusa babarira urayambara ntabwo ndi buyambara urabizi ufite umukunzi sibyo uri besto wanjye iyi meta ni inyambara umukunzi wanjye ndamubwira iki ese ubyibuze ukuntu nzuru urazi ko twakundana nanze buri kimwe nanze abakobwa bari bo bose bashatse ko dukundana ibyo ngibyo ntabwo ndindeba kuki nje ndagukunda man Jiza basi kuraho kamera nta kibazo reka tubanza dukureho kamera turagaruka okay bakunzi basuye mu Jiza TV ntabwo ari prank nje ndi seriye hanyuma ni gusiga hano ngusiga hano nyine urabifata ntabwo ibyo bintu wabinkora urabizi wowe unoti wumva ko ibyo bintu ntabwo wabinkora ndabikora no way ubikora biso ntabwo nari twakora ibyo ubwango urabizi mfite umukunzi mu isoko reba abantu bakureba ukuntu bangana wowe ukifata ukaza ugapfukama hano seriously ntabwo nari nzi yuko uri ciri bigezanga bi seriously byibura wagaye n'agaciro ububesto bwanjye nawe Jiza nizeye ko amashuta yafashe sibyo Yeso ntabwo urabona kamera yanjye babari iki ni ikiremwamuntu dore bimubaye iki ni ikiremwamuntu kandi Imana yaremye ku isi amuhaye impeta y'urukundo kuko urukundo yamukunze igihe cyose kandi gikomere kuri isi kandi yamukunze ni impeta y'urukundo kuko n'ubundi rwa rukundo rwabo byari ibintu bikomeye kuri iyi si kandi bikaze kuri iyi si kandi yamukunze cyane igihe yamwitaga ihangane bagukatiye rwose akira microphone akira ntakundi niko ase yageze ufate microphone wa musista sagiye yagiye man asundi kumubaza reka tujye kumushaka mwana tugerageza wamusaba imbabazi si byose umvase ari impamvu yo kujya kumushaka asundi wande kwiga reba nyina gusa asi impeta ubundi arujye kumwambikira uracyabifite nayitaye man sure ese uragenda bita mwana Jeza basi tujye kumureba sinzanagiye warikama ni ibibazo bro tuyisatura naho umukobwa agiye wareka tukigendera man Zana narebeza nta kibazo ndabona n'ubundi nta n'ikindi kintu twabirenza none kuko ntago ndi kumubona sibyo gaza wana umukobwa sinza ajya kabisa isabura aburiwe irengero sinzi ahantu agiye umukobwa mu gihe umutipe yarari kumuterera ivi ariko bikaza kuvamo mu Jiza TV twadufasha akanya ngo umutipe abanze yitekerezeho aruhuke gake mu bwonko none urumva bimeze bite rero bro maze kwiyakira ntareba maze kwiyakira uyu mukobwa se ahantu yagiye sajya basi wahabonye ashobora kuba yazamutse wana yazamutse nese ubu mufitanye gahunda sinakubwiye mani gahunda ya roko yara nyine twatoje muri shop yashopinze aca no mu isoko ry'imbuto abibonye yari arimo aragura imbuto hanyuma se kuki watekereje kuba wamutera ivi ari mu isoko ntutekereza ahandi hantu nko kwamusohokana ahantu heza bro kigaragara cyo imipangu yanjye isa n'iyapfuye gusa nyine numva ko uriya mukobwa twarakuranye turaziranye kuva kera
namwe Usundi yagiye mubwira umwana. Wa mukobwa nababonye. ashobora kuba yazamutse Yego. twarakuranye Tuvuge tugenda ariko tutamubura mwansi yose. okay. Tuvuge tugenda bagonze umuntu tureba sha. Okay. Twikomereza ibyacu. Yego. Wa mukobwa twarakuranye tuziranye kera kuva kera nkiri mutoto. Yego. Nahoraga mubwira ko mukunda. Twihute sibyo, reka tugerageze twihute gake gake ku buryo dusanga ataragera kure. Dore ndabona n'aha boro ari, dore niko urabona ahantu ari se. Ndamubona bro, ndamubona. Reba umuntu wihagararaniye none birangira ahubwo bamukujyanye cyangwa uriya bimeze bitura ko ari kumwe n'amutipe. Ntawamenya bro. Tumwegereye katuma. Nahise turamwegera gute we ko yagukatiye. Bro reka mbwire siyo. Yankatiye kandi wabibonye twaturi kumwe. Yego yego. Ngiye ikintu nshaka kumfasha. Yego. Nga basi. Wenda ashobora kuba atabishimye ko wenda natereye ivi mu isoko, ariko ndagira ngo mfashe. Nawe uramuzi se umuzi se? Uko nawe ari kwegera, ariko uko nawe ari kwegera. Kama mubone uko nawe ari kwegera. Ase ndira umukobwa w'umukobwa rebe. Oya yazana gukubitira mu nzu aho. Ngambwira ntacyo ariko ngango iki. Uramuzi siyo? Yego. Wenda yarakaye pe, ntago mbizi yarakaye kubera ko byenda byabereye hariya mu isoko. Yego. Gusa nge natekerezaga ko wenda muramubwira ko mukunda akabifata nka besto, akumva ko twaba besto. Nagiraga ngo nyine wowe nkawe uramuzi ko nateye arivumbura, nagiraga ngo umwegere basi umunsi abire mani. Ese reka nkubaze ikibazo. Nirumva nkubaze ikibazo. Ari nka mushiki wawe bakamutera ivi mu isoko, akaza ko ati mama banereye ivi, wabyakira uti? Rura ni urukundo, nabiha agaciro k'umuntu umukunda. Rengara n'ubundi reka noneho nkwereka ukuntu tubigenza sibyo. Wowe sigara inyuma ngiye mbanze ngende mvugisha nanone uze kuza nyuma tu sibyo. Mbanze numve natuza ndakubishonesha sibyo. Nta kibazo. Sawa sawa. Kunzi wa Slim Jesus TV rero ikintu nabaga ko no uyu munsi n'umunsi ugoranye cyane. Abantu benshi ariko nakajya ngo ni prank, bakaya ngo ni ibintu bitari ibyanya, ariko ni ibyanya byo kuko uyu muhungu arababaye cyane kuba yimaremo umukobwa ngo akazamuga ngo ni besto, nyamara umukobwa akaba amubeshya. So aka kanya rero akaba yamuteye ivi akamuhakana. So ubwo tugiye kuba twakegera umukobwa basi tugire tuti turebe ko twamusabira imbabazi akamubabara, basi namugira akantu ko kumubabara turongera tubahuze basi banaganire. Cameraman ndakeka yamuberetse n'ubundi tugiye kumujyana turi hafi yiwe, narabona ko yibereye busy n'umuntu ari kuganira. Tugende turebe ukuntu biba bimeze, yewe Byiza mbabarira sibyo waze neza. Ntabwo nje kureba manje kwirebera n'umunega. Uno muntu gase murazira? Turazi umeze uterata. Umeze fresh. Amakuru rero. Kuri ari meza. Wakwita ngo iki rero? Yitwa Cyiza. Uri kumwe n'icyana cyiza. Cyiza uri kumwe n'icyana cyiza. Uri n'icyana cyiza. Nawe urabibona ko ari wa neza. Ni neza. Ureba? Icyana se ugikunda? Ndagikunda byatari. Gira ijambo kibwiye. Nizere ko nta muhungu mutazanye sibyo? Nizere ko mutazanye. Nijye humura nijye. None simeze gute mwana? Akujeza nawe nyine w'inshuti yanjye urifata. Ndabyumva mbwira. Uzike ejo undi twakoze ikiganiro uri kumbaza ngo besto wanjye ngo twakundana iki kumbe n'ibyo mwari muri gupanga. Oya ntabwo ari ibya none ni iki? Ntabwo ari ibya danje. None ni iki cyakuze ko nashaka ko reka nkubwire sibyo. Tureke ibyo ngibyo tuganire, uganiriza abantu. Aka kanya nk'umuntu w'umukobwa ufite agaciro ufashe umuhungu umusiga apfukamye hasi. Cameraman ngwino umwerekana imbere. Kuko ndi umukobwa kugenda gupfukamirwa mu isoko at least besto. Basi kuki atana agaciro nyine iryo zina yumve ni besto, ntago ari umukunzi wawe mu isoko. Nese ikibazo no kwagupfukamire mu isoko. Icyo ni icyambere mu isoko sibyo. Ikindi cya kabiri ni besto. Kuki ibyo natabiha agaciro? Yesu ni ubu besto abone ni biki mu
ubundi Ugize reka wizikira nkubaze reka ntabwo ndi nkubaze ubundi guseka reka nkubaze niba gutera ivi yifuza wenda ko mwabana nyuma yo kubana Twabana gute? n'abapesto Twabana reka gute? niwo wagoswe ukisanga byose asigaye agerayo ukamubwira ibintu biba sibyo Eh. nyine n'umubano dufitanye nta hantu bihuriye no kuba ngiye yaza kupfukamira mu isoko cyiza byimwareka rimwe reka ngusaba akantu reka uduha akanya n'uyu mukobwa akira afata mikorofone basi twiganire ushaka kumbaza iki n'utuntu duke cyane wambare nkatega nkitahira ahubwo reka mwereke dore dore yarambajije kwitegera kumbaza ibintu tw'umuntu hagiye umunsi w'umuntu bamubi ugiye kumbaza iki nta ibintu bisanzwe mwana ibintu bisanzwe sibyo bicara hano gato basi Mubimbazeho, sibyo? ndabona ariho banaduteguriye hano havora ubundi se wambajije magazi ntari bihagarara nimba ari byo fresh sibyo ngaho harya ubundi ngomba kwita mu ako mwese munsi mwemeje kwigwa munungura gusa nicyo kintu nyine mwemeje tu nese ko nakubaza izina rya ni ikibazo kanyuranye bagiwe oya ngenda ariza ariko hari igihe abantu dore abantu bose hano byaba babaje ngo wanze kwambara impeta okay reba izina wanditse muri karitsiye abantu mundeba munkurikiye nitwa Umuringa Jesus na Besto bankoreye amabara sinzi ko arongera no kunyita Besto wanjye kabisa none se reka nkubaze abaye urebye abantu bose ubona ko ibyo wakoze bitabashimishe basi ntabwo watekerezaho ese umuntu abiri wo gushimisha abantu cyangwa uwe ubwe abanza kwinezeza mbere yo kunezeza abantu basi imbabazi Besto wawe ngiye musaba imbabazi yego nyine ngiye musaba imbabazi wamusebeje Jesus wamusebeje se ari nje nawe ninde wasebeje undi niwo wamusebeje gute ako reka nkubaze Gute? ubu ngubu yifashe atekereza kuza kugutera ivi gutyo gusa nta hantu biturutse jiza ni ukuri kw'Imana icyo kintu ntabwo twe tunakivuganaho noneho n'umukunzi wanjye aramuzi baraziranye Yego. ariko ari kuzambwira ngo arafunga ngo arampfira ngo nawe byibuze neza tukanabiganiraho muri mwembi ni ugomba gusaba undi imbabazi sha sinzi ko nanamubabarira yego sinzi ko na projet dufitanye turi buzikomezanye kabisa yego fasha kuri mikoro basi mwereke utuntu ngambwira n'inshuti yanjye twiyunga njye kugusaba imbabazi ko naguteje abantu ariko nawe usaba imbabazi ko wateje Besto abantu ntabwo nasaba imbabazi ni ukuri kw'Imana ntabwo ibyo nasaba n'ibyo imbabazi by'abakobwa batajya basaba imbabazi bantu mundeba mu byumve ntabwo nasaba imbabazi kandi ndi seriye ndasaba imbabazi Sha, ziki sisaba ndasaba imbabazi nyine ziki hata si mu bishyigikiye ko asaba imbabazi wumva n'abantu bose ntabwo nasaba imbabazi kuko nta kosa nakoze muri ibi bintu muri gahunda z'umugoroba wanjye nari mbifite muri gahunda ya twe gukurikiza ibyo sibyo twe gukurikiza ndasaba imbabazi mvuga ngo iki wowe saba imbabazi ko wasebeje mu Mana imbere y'isoko ntabwo ahubwo niwe wansebeje reba akaba nambaye Mu neza isoko. ariko uri kumugaragaza uburyo ateyemo ariko kameramani wanjye nawe basigaye bamwita kamera hasi nsebya reba Nsebya. umukobwa mwiza uteye gutyo urumva uteye gutyo nsebya nyine nsebya ugasebya umuntu w'umugabo reba umva ushaka umwereka mwereke wese babarira ndakwiyamye ibintu ko numva birushije kubaho intambara ndakwiyamye niko none se kuri kwanga kunyereka we basi yereka abakunzi basi bakurebe nereka abakunzi abakunzi bacu murabona ko reba no munsi urabona ko utambaye ipantaro hahiye meze neza cyane ngapfa none ubwo ngiye kuguha akazi mfasha ngufashe tukiri no kurya kuri tuno tuntu wari uvuye kugura ubu se muratuma mbirya no kwirirwa munesha umutwe kwayo reka nkubwire wenda twireke kwirengagiza basi n'akahe kantu Besto aheruka kukubwira kakagushimisha reka mubwire ikintu cy'inshimisha twe duherutse kuvugana sibyo ni projet twari dufitanye sibyo twari dufitanye projet ndende ngo imishinga mwari mufitanye ni iyi imishinga twari dufitanye se umva twari dufitanye nyine gahunda ndende sibyo projet nini pe yego twari twarapanze nk'abantu nyine ba Besto urabizi twari dufitanye imishinga myinshi ubucuti ntabwo nari nzi ko nyine yakora biriya bintu yego kuri kw'Imana pe none se kankubaza basi byashoboka ko basi ubutaha wazamuhereza amahirwe akaba yagusaba imbabazi ubutangiye nkazabahuza mu kiganiro akansaba imbabazi yego se ugazansaba imbabazi nyine ashingiye ku ki nyine akagusaba imbabazi avuga ati njyewe mbabare wenda nararyamye ndota twakundanye aza kwapurika yego
Okay, niba wumva nyine ari byo wenda aku besto buzazamo ariko mane yakoze ese kuki uhagaze hano ntabwo ujya gutega nose nyine ntabwo nari ngiye kwitegera kwa unyirukaho yawe shaka tuzamukane cyangwa ushaka njya gutega bisi aho uko gatega na bisi oya nese muri kumwe ngo nzamuke nka twizamukiye tugenda tuganiriza ukuntu biba bimeze si byose biba bimeze se byagutu man bino bintu biba bisebetse byadanje noneho mu isoko usika ibintu nge najyaga mbibona nkayamvuga ese urategera mwana ngiye gutegera nose hano usanze ngiye gufata moto sibyo nuko nari mbere nura muniga nyine twahoze duturanye ariko umbaza ko ibintu bibaye nibiki ibaze nyine nk'ibintu byose bibaye n'abantu mana yanjye banzi kera bakabibona wowe ku giti cyawe si wowe urabona tubisanze hariya ariko maybe ko hari ibintu wenda wari wateguye uvuga uti wenda nubwo ari best wanjye hari ikintu mutegurira hari gift nteganya kuzamura wenda gift basi wajya gutekereza kuzamura uya gift ntago ari ibintu birenze sibyo ndanazimuha yego nta gift se ni ibintu birenze kuri njye nawe wapi kuko uma gift ni nk'inshingano kandi nawe nyine arazima kandi zitari nkeya yego nose iya ushatse kumbwira ko ariyo gift yari yanegura ntekereza ko rero yaguteguriye kuki gift aheruka kuganiye ni saha ariko kubisa ire kutambaye nayo nambaye akiri mu rugo reka tuko ako nambaye naka oya ka nose kana kabora nakaye kanditseho friend kanditseho friend ne wakamba aka ngaka ni ndakaguhaye ngaka nakanje aka kandi na ka boyfriend wanjye yego aka kandi akanye nakanje na aka boyfriend wa kabiri ase uri konsebya ngo winsebya no kwigari boyfriend umwe na best umwe nuko nari kwigira nabi ako just ndababaye nuko urababaye cyane seri ndababaye ariko mubwiye inshuti yanjye musabye imbabazi ariko nawe usaba imbabazi best wawe je ntabwo ndi umusembaza ahubwo ni uri buze ko ryose mwana ubuse se wabikoze sorry asugo wanyumva ndebera aho nyine nawe ndebera tuganange nawe mukani mvuga ngo muringa ndatomboka uretse gato iki kikuza wareka tukavuga ngaho mbwira uteze amatwi mbwira uratuje mva nyine nkubwira isiyo mbambuze n'icyo mvuga siyo twiteje abantu ariko biriya ntabwo byari ngombwa ngo twiteze abantu twari kubiganiraho biriya bikarangira siyo none kuki utatekereje mbere y'uko ukora ose wenda iyo ureka bikaba ubundi twarangiza washaka ukabyanga nyuma ariko byabaye mwagirane nkambara impeta yawe Jesus Christ okay reka nkubwire siyo uziko nanumiwe mwemera nkambara impeta yawe ngayambara nk'iki se okay calm down mana yanjye basi ngambwira ijambo ryo ryanyu mufite ntege n'itahire n'ubundi ni Jesus mbuze kwitegera niyo menya kuri inyuma baneze nkataha besto ntabwo numva ukuntu wafata imyaka yose tumaranye ngo uyiteshe agaciro kuri uru rwego at least mu isoko wanyumva ugaragaye nk'uciriritse cyakora nta kibazo ikintu gitumye mbikora biriya bintu uri kunyumva cyangwa ufite ibindi mbwira ikintu gitumye biriya bintu mbikora ni urukundo kandi sinzi impamvu numva igihe cyose tumaranye tura abantu tuziranye kuva kera sinzi impamvu utanabyumva rege ndabizi kuba unkunda nanjye ndagukunda ariko urukundo rwa best apana rwa boyfriend you know umva reka nkubwire urabizi nta mwanya kwisubiraho umva urabizi nta sheringira mu gihe cyose tuziranye ese uzi impamvu ntagiye nirukanke mu bintu by'abasheri n'ibiki niki ni yihe nuko ngukunda sinzira impamvu okay uri kubifata biriya nkaho nakosheje wakosheje cyane okay
reka twiringagize ko byabaye ariko basi umbabarire njye ndagukunda sinzi n'impamvu bumva ko utakundana nanjye nimba narafashe umwanya nkirengagiza yuko nakunda buri mukobwa ari we wese kubera ngo ukunda ni iki gituma wumva utabyumva mwana hanyuma ndabakunda muri bangahe ndabakunda muri bangahe numva ko etekiyo nizo numva atari kungora ninde uri kugora undi nizo ndabakunda ari bangahe nese urabakunda ari bangahe ninde ndana mukundana ninde wandi dukundana ninde wandi mukundana Jiza niba yumva nta kindi kintu afite ku none se reka nkubaza saza amabanga ya Sibesto hasi none kuba yazi none se urumva yateye ivi kuko ari ubwenge buke okay sinavuga ngo n'ubwenge buke sibyo yari afite n'umwanya wo kuba yaza kundeba tukaganira sibyo akambwa tumuringa gutya na gutya nkabyumva nkaba nanagira n'inama naramugiraho ibyo twakwitwara basi reka wagusaba imbabazi basi musaba imbabazi nanse imbabazi ariko atari kumbwira ngo nyine reka gusaba imbabazi tuza nyine data musaba imbabazi no bro azamwegereza mikoro ibintu byo gusaba imbabazi ntago nakushisha ntago nigeze nkosa kuko nje nakoze ikintu kindimo ntago ubwo ninjya kubisabira imbabazi sinzi ikintu naba nshaka kugaragaza urumva ubwo ngubwo ntago numva ukuntu nasaba imbabazi kandi nje nakoze ikintu kindimo ibi ni ibintu nateguye ntago ari ibintu binunguye ngo ndaza gusaba imbabazi wenda yanze kubyumva ariko sinzi ni impamvu ziba ariko ibintu byo kugomeza nkangisha ngo abashira ngese kugo ntamushatse mu gihe cyose tuziranye basi we musaba imbabazi muri urumva ko yanze kugusaba imbabazi kandi Sibesto ntago wamubura basi we musaba imbabazi kandi yicisha bugufi nk'umukobwa okay ndeka mubwiza ukuri sibyo we nige zamura na mikoro nyine uzimusabe tubyumva wese undi mana musaba imbabazi ko wamusebeje mu Rwanda Sibesto kamubwiza ukuri kugusebya nago nagusebeje kuko niwe wabikoze basi muhobera nkuko mujya muhobera wagira ngo iramita nyambare wagombaga kuyambara cyane okay none reka kano kanya kubaza ikibazo kimwe sibyo urashaka dukomezanye Sibesto cyangwa ushaka dukomeza urukundo nje ndagukunda ntago nzigira mpagarara kubivuga okay nimba rero wumva udashaka dukora Sibesto sibyo mu myaka irenga 10 n'ingahe tumaranye ntago ugeze umbwira ko nakundanaga n'abasore ureba ntago ugeze umbwira ngo umuringa ndagukunda kubyo twagirana umuntu baje gukunda n'abakobwa n'abasore bangaye muziranye mva yewe nese boyfriends zanjye bose n'ababazi uwo dutandukanye abamuzi yewe no kugira ngo ndari n'umuntu ndamumwereka akamushima iyo mwanze ndamwihorera yamushima nkamwemera nese ubwo urumva nyine ni okay yararangaye reka tu yararangaye rero uya ngende guseka kuko ndi kumva ibintu uri kunkoresha okay niba udashaka ko dukomezanya Sibesto mu mwanya wo kubitekerezaho n'ubu byanye bigora ngagerageza mwanze kumvikana ariko basi umwe muri mwebwe nagerageza yicisha bugufi nyine agire asaba imbabazi ndetse ibyo okay mabyo bayero byanye wanyumva bashika imbabazi kumva ibyo nkubwira mani ngiye kukubwira ibintu byose nuko ngukunda so kuvuga ngo agaciro igihe cyose tumaranye ubiha agaciro tuziranye tukiri batoya wakundanye n'abantu benshi yego ndabazi hari n'abona kubwiraga turiya muntu ase kubera iki dashobora gutekereza ikintu cyatumye wenda nkubwira turiya ntago nakemera ko mukundana uriya se man ibi ari ugufuha nk'umuntu wese ukunda uzikiriho muringa ndananiwe ndarushye urije unkoresheje prolonge mu bintu ntateguye ikiriho niba utari gushaka kunyumva Jiza ndagiye musigarane ntago wagenda iki kintu cyambuza kugenda wanyumva okay ndakumva mu mwanya wo kubitekerezaho kuko nanjye nta mutima mfite gukunda abantu barenze babiri kandi sinumva n'uburyo nzakumana yanjye ibaze Sibesto ngo wave mu ruku okay mu mwanya wo kubitekerezaho nimba utari kubyumva
rebera ahantu amasaha ageze reka nigendere sibyo Okay, uri gufata Nubishaka, wakora byose ukabihereza agaciro kurenza uyu mwanya. Ndetse basi umva mubwire basi reka mbabwire ibintu byiza. byiza buretse nabishaka uzaze mu rugo aho mbura hazi tubiganireho si ibyo hari ibindi mumbaza. Okay, murakoze cyane basi ndabona abe yagoranye. Urakoze. Urakoze cyane. Nawe wakoze. Umbabarire kandi ntongere kumamagara nijoro ntumamagara. Okay. Sawa urakoze. Bakunze Stream Jesus TV urabona nuko ngoko bisoje mfite microphone ebyiri mu ntoki zanjye nuko ngoko bigenze nyine murabona ko niko byagenze by'aba besto bacu reka nshimwe twakomeje kuba